ariko aba bantu bo mu rugo bagiye he? Niko munyana we? Munyana we? Ariko iki cyana kiba cyagiye. Reka nzanye ngaha ibyo kiri gukora mu gikari kiriya cyane. Umuntu asigura uko akagira ngo harimo umuntu. Kumbe biba byigenda. Ubu koko bari nzakirebe. Niko munyana we? Iki cyana kiba cyagiye hehera. Niko wacyana? Niko munyana we? Munyana? Karame mami. Ariko se wacyana. Igihe mba nahamagariye uba wagiye hehe? Uburi hamwe inyana. Niko wacyana uburi gukora iki? Sohora ngaho intebe unzanira mbe nicariye hano hanze. Zara gateba aho ngaho imbe nicariye hanze aha ngaho. Akira. Igihe nakubwiriye nkakubwira ngo ujye umenya uwo mubabariye. Genda bikugere genda ugira. Munyana gakumbwira ibintu mwatetse unegurira ibyo kurya. Kwanza pfuka amahonga. Mwatetse iki? Ukaba wasigaye ukora iki? Ariko biki cyane nzakigire neko ubu nzakigire. Mami wambabariye. Ubu nzakugire. Kitu ugenda urema imbabura uteka ibyo utekanirire. Kuva mu gitondo nagusize wari uri gukora iki se? Nabihari. Wari uri gukora iki se nagusize? Nose ko nabyo guteka bihari. Amafaranga sajo nabasigiye mwayakoresheje. Kimwe yariye murayamara. Twarayahahishije. Ibicari 300 nabasize mu kabirya umunsi umwe. Twavuganye ngo kiko muzajya mubirya igihe kingana icyumweru cyose. Kuki mwaya aha ni kwa nyoko? Aha ni kwa nyoko. Aha ni kwa nyoko. Ibicari 300. Hagukumva ugenda umva imbere. Ubu noneho icyose ko mugiye kujya mu kirya umwaka wose. Mubone toka Bamukase w'abantu baragatoki. Ubu nk'iki kibura gasani ubu kizamarira icyahanga hako. Cha uburetse nutiyahura mugende ujya muri Nyabarongo nzakujugunya na kuko nubone nacu uzamara ntabwo nigeze kubyara. Akasubu kubera iki mama yansize koko. Abana ibintu nzabishobora. Baranoteza. Sibamagahenge. Mama kuki wansi. Wagana yo mu gikarira kanjye kureba ko bari mu gikari. Ewe kwarine we. Karame. Se muriyo. Yigo turiyo. Nari nkomanze kwirembo ngira ngo niho muri none. Oya twari twicariye hano mu gikari. Ndavuze reka ngane mu gikari ndebe ko ariho mwaba muri naba. Uracyabaho? Raho. Raho na amahoro. Urakomeye. Turakomeye nabo. Yo. Urakagira inka n'abana. Yego ndabakugeza. Yewe munyana we. Munyana. Karame mami. Zanina buzanira hano umushyitsi ujahanga. Gira vuba
vuba abakuzanira agatebe nanjye nibwo nari nyegera aha akira agatebe wicaye tuve hejuru usage muraho murakomeye mu buganza turaho turakomeye ariko ntabwo dukomeye neza yewe nzanwe n'agahinda n'umubabaro urazi byambayeho hari igikozi cya hano ruguru cyantwariye umugabo aramutwara nza kuneka amakuru y'uko ushobora wenda kuba wabuze amakuru yaho ko waba wenda waramuriye umugabo wawe se kurode niho yigungitse ku mukozi muturanye hano harakuru ntabwo bibaho uriya mugabo wiyubashye yarungura uriya mukozi se yaramuntwaye neza ubu ngenda n'agahinda n'umubabaro cyangwa nawe uri muri ba bagore bibyasamira batazi gufata neza abagabo wamufata neza gute umugabo ye ufata neza ubundi umugabo iyo ageze mu rugo ukuramo inkweto ntabwo ujya ubikora ibyo nabishobora uvuze ngo iki ntabwo nabishobora ukaba uri aho se wasamije kumbaza iki niba utahakeye umugabo ngo nagera mu rugo ukuremo inkweto umutegurire amazi muri dushe narangiza asange wanamuteguriye ibiryo ku meza umubwira ati karibu umugabo mwiza ubwo waba uri mu iterambere rihe ry'urugo ntabwo uzi ko hanze aha ngaha hari abagore basigaye bakuramo inkweto n'amasogisi y'abagabo bagahita bajya no gufura bagusize mu rugo barabadutwaye cyakoze gushyira ibiryo ku meza mba mbishoboye ariko kumushyira amazi muri dushe sinabishobora niba ndi kwirwanira n'imbyaro z'iwanjye menya ariyo mpamvu yantaye ubwo nta nubwo wibuka no kumusasira mu gitanda sasa byo ndabikora ibyo ntacyo ntakora ndasasa agasanga n'uburiri busa neza uburiri busa neza se gusasa ni umurimbo se cyangwa ntabwo uzi icyo nshatse kukubwira umuhakera yuzuye cyangwa ujya mu byaba nibyo tuzahugiramo abagabo bacu tubabure ariko rero nanjye ndagerageza umva rero kugira inama ahubwo kora ahangaha uyishimiye se umva nkugira inama umugabo nazajya agera mu rugo aturutse hariya ujye umubwira ati karibu umugabo mwiza akomanga ukingure ntukajya ubwira abana ngo nimujye gukingura avuga ati karibu umugabo mwiza akimara kuhagera akicara mu ntebe yo uhita ukuramo inkweto uri kunyumva uteze amatwi ujye ukuramo inkweto nurangiza gukuramo inkweto ugende umushakire isume urumva ube washyuhije amazi utegure muri dushe yego igihe ari koga uhita utegura neza uhita umubwira nava muri dushe ati mugabo mwiza ntabwo wajya muri kuryama urumva ati ni karibu ku meza ubanza urye ugenda ugere mu gitanda umuhatekeye umugore uzamugutwara ninde ibyo byarananiye ariko guhera uyu munsi ibyo byarananiye abona icyo gikozi yagiye wari cyarabimukoreye akaba yaragiye agaherayo ariko disi we mwabona cyarabimukoreye ubwo urabona ntabona igaruriro ariko reka nekereze neza niba unyemerera ko ibyo bintu uri bibikore njyewe arine ndiba uhite nkwereka ikintu kikwemeza ku buryo umugabo wawe umuhamana uri wenyine yego we icyo ngicyo nicyo nshaka urabikora ajya abona ko ari njye njyenyine ari njye mugore we tugumane paka dore no wisezerano none si ubwo twari rero tujya inama munyana we karabe mami fata ibido none ahangaha ugenda ujya kuzana amazi yego mami ubwo ndimo ndagira ngo nirukane ihute genda ujya kuvoma ntukajya wumviriza abantu bakuru ukoze ikintu umwoherereje se arenge ko kugira ngo mubwire amabanga iki kintu tugomba gukorera uriya mukozi umugore mwiza nkawe w'igishongore uzi ko nta muntu ukurusha ubwiza muri uru Rwanda uri kubireba nawe ujya ubibona ni gute umukozi w'umugabo gutwara umugabo nanjye binyobere nta nubwo ari n'ihene bakurura nta nubwo umugabo ari umwana ubwira ngo ca ahangaha yatanze keya nyine aramutwara izo yaburiye iwawe yaziboneye kuri uriya mugore
ese uragira ngo buriya nubwo bari abakozi bo mu rugo uragira ngo ubundi hari icyo tubarusha twe tuba twicaye mu ngo icyo gikorwa impamvu nyohereje kuvoma rero kwari kugira ngo tuganire amabanga yacu kandi ngiye kukugira inama nuyikurikiza ntabwo uzongera gusuzugurwa n'abakozi ariko se uragira ngo buriya nubwo bwose tuba turi kubita abakozi twe tukaba turi abagore bo mu rugo uragira ngo ubundi tubarusha iki nta kintu tubarusha aho babyarira barahafite baratwita bakabona abana beza wari ubizi neza nta kintu burya abakozi bo mu rugo tubarusha nabiyo babashyize mu mago nabo bamera nkatwe uri kumva niyo mpamvu ahubwo bari abakozi bo mu rugo uzajya ubareba ukabatinya urumva erega ntabwo aba ari byiza kwirara umva nyine kugira inama kora aha rero njya kugukorera akantu keza umva ngiye warinde umuti ngiye kugura uriya kugira ngo uriya muntu nagume kuwutwara umugabo buriya twamwishe tumwice none ubu uraho wasamye wowe uri mu mandazi utazi ibijya n'ibiza umuntu yagutwara umugabo niyo umugabo yagaruka mukazajya muhurira mu muhanda tumuvane mu mubiri none vuga ati tumuvane mu mwuka mu mubiri se mu mubiri turi Yesu nta nubwo turi n'Imana irema urumva tugomba kumuvana tugiye kubigenza gute rero ariko nanjye ndi kubyumva yuko n'agahinda mfite kuba yaramuntwaye ndi kumva nanjye avuye ariko nagira amahoro niko nagira amahoro ahubwo noneho kubaye umuntu numva kubaye noneho umuntu ukuze kiriya cyana mbere Mukase urumva n'ubundi ubu nubwo nanjye nicaye muri urugo nanjye ndindaye ntabwo nigeze masezerana urumva ubu iyi mitungo yose ubona iri aha ni iyacyo buriya nanjye hari igihe kizagera nyikizeho urumva uri kumva buriya mba nyibikiye ariko hari imirimo myinshi nzagikoresha reka rero mubwire kaba aricyo nikiva kuvoma kiza tukibwire kubera kuriya mukozi wo gutwara uyu mugabo baraziranye turagituma tugiye kugihereza niba shuti n'inshuti uburozi ndabubitse tugiye kugihereza uburozi kigenda kibumuhe kiriya gipfe umugabo wawe umusigarane ariko mbese njye warine ko nta kintu njya nkorera kizima ubundi uzamangaye urantegeka ariko urabona ndumukene nawe uragerageza uca inkoni izamba angahe unce makeya ashoboka y'ubukene mba mfite rwose uzampereza 20,000 ibyo 20,000 kikimara kuva 20 ko ari byinshi ugomba ugomba kungabanyiriza we cyakoze nabona 5 kuko ibyo bintu birantunguye ariko uzi nanjye ubu burozi kugira ngo mbone amafaranga byantwaye byantwaye amafaranga menshi nabukuye ibwana cyambwe ku mukecuru nawe yarapfuye ubu naho nakongera no kubona ubundi urakiriraho 2 urakiriraho 2 njyewe warine mukorera umuti nawe nta kibazo ariko nkorera umuti mbone cyamviraho mbone kuntu akubundikira cyane cyo ko cyatinze ubundi kiracyari mu biki aha hirya hari amazi niho reba igihe twaganiriye reba igihe twagereye ahangaha reka njya kukireba ari mu nzira njya kukireba icyo cyana kuko kirageze yawe ariko biki cyana ko cyatinze kiri mu biki koko ariko umana arine naragowe ubundi iki cyana kuki ntakicanye na nyina akigitwite nanjye nikijejeho nyirangira ngo ni umuntu imitungo yose ndayisigaranye ariko iki cyana kigiye kuzamagama ariko se mana yanjye ni amata kirangoye nakana naguheka ubundi si urugo nzarukuramo iki sha reka nze na kiriya cyana kiza nacyo nzakirenza reka nze nyitume kuri kigenzi cyacyo ariko nacyo nzagikurikiza byanga bikunda ariko se
uragira ngo si cyana uragira ngo sinzengurutse ndi kugihamagara uragira ngo sinakibuze sewe ntacyo igihe ari buzire cyose igihe ari buzire rwose umuntumireyo reka da ndi kugira ngo tubikore uwa babiri ubireba ndi kugira ngo tubikore uwa babiri kubera ko ntabwo ushaka kubikora umwe nshaka ko nkwereka ko kugira ngo uze amafaranga yanjye yuzuye ndi kugira ngo tubikore uwa babiri ntarenge iki kiraje reka tube ducecetse gato mami nasi kumugeze ndega na santere y'abantu benshi igihe cyose wagendeye urahangaho ibidohano umbwire igihe waba wagendeye ariko reka tugitwaze gakeya kugira ngo tukibwire amabanga mami hari abantu benshi nuko wambereye n'ubusanzwe ariko noneho ngwino wicare hano hari ikintu twenda kukubwira icara ahangaha ku fondasiyo nawe se urajya kwisabira intebe kareka umva rero munyana yego mami urabizi ko uri umwana wanjye urabizi urabizi ko naragukuye mu ishuri so bizi ndabizi ariko ikintu ngiye kugutuma ntugikora nzagusubiza mu ishuri muri universite wige urangize uri kumva njye nanakureka ugende wisanzure nk'abandi bana leta nanagushakira n'umukozi ujye ukuvomera aya mazi ntabwo uzongera kwikorera ibidasubye mwana urakoze mami ndambwiye rero ngiye kugutuma hari agashuti kawe njya nkunda kubabonana gakora muri kino gipangu cya ruguru kahise mami ese nta gakuru wigeze wumva ngo ka cya gikorwa mukunda kujyana kuvoma ko gikundana n'umugabo bita Korode oya ntabyo nzi ibyo ngibyo ntabwo ubizi ntabwo mbizi gusa wabwirwa n'iki kuba ubutavuye ariko noneho ngiye kuguha misiyo ibyo ngibyo nzabigukorera nanagutembereze ku kiyaga muri iki cyumweru ngiye kuguhereza ibintu urumva nibikize oya ntabwo ari ibintu byica humura nta kantu uri bugende ukamushyirira mu mazi genda uzane agakombe mu nzu nkwereke ukuntu uri bubigenze genda ihute umuti wakoze kandi yagusubije neza umuti wakoze ntabwo nari nkazanye reka nze wereke umukobwa wanjye uri kubibona yego uri kubibona ko uyu ari umuti wawitegereje uri kubibona mwese mami kino ni igiki iki ngiki ni umuti ugiye kumuha uvura iki se mami oya dore uyu muti nawunywa biratuma umugabo yatwaye ari bugaruke ku mugore we biratuma umugabo yatwaye ari bugaruke ku mugore we ntiyongere kumusubiraho ntabwo byica humura mwana wa sinkubwiye ibyo nzagukorera wasuzugura umubyeyi se oya ntabwo namusuzugura noneho nanjye nzagukorera byiza mwana wanjye nurangiza kubima amazi uhita uza wihuta ntuhatinde turakira ukajyane mu ntuza noneho n'aka gakombe uri kukabona ugende wakagize nyine ugende umushyirire mu ntuza mu cyayi ugiye cyangwa mu ntuza mu mata cyangwa mu mazi uko uri bubone uri bumuhe umujijisho uze kumuhereza ngaho ugenda uza kumbwira ko wabirangije uhita utebuka ngaho ugenda mwana wawe maze urakoze kunyumvira nta kibazo mani yego urumva ubu umuti turawukoze icyana cyica icyana kigenzi cyacyo twe tutagiweho n'urubanza
niko bimeze. Ese ntabwo wari ubizi ko iki gihe umuntu asigaye akoresha abana, abantu bakuru basigaye barabavumbuye ko baroga? Reka da, basigaye batuma abana, kuko abantu bakuru babavumbuye ko ari abagome. Yego Kumana, basigaye bakoresha abo babyaye. Ese njyewe ntabwo ubonye ko nkoresheje iki cyana, ubwo rero kizi ko ari impuhwe. Umva rero ngo urwenya kuri iki gihe rero nsigaye numva hirya no hino umuntu akira yabona amafaranga yakwigira mu nzu nziza nk'iyi yanjye ngo yagiye ngo ikuzimu. Urumva nsigaye mbibona. Ubu se ko nanjye ari n'Imana yabimpaye niboneye ikigabo cyiza kikabinyicazamo. Umugore wacu yarapfuye nanjye ndaza ndabyicaramo nubwo narabisezeranamo ariko mbirimo. Ubu se ubu nanjye bazavuga ko nabivanye kuzimu se? Aha inkuru simbarira ejo mu gitondo uraba wabyumvishije. Abantu b'iyi minsi biragoye da, ibyabo biragoye. Biragoye biragoye, ariko Mana nabonye nta gikomere kintu kibi nk'icyo kugutwara uwo mwashakanye. Urabibonye nawe? Rangara bamutwara mwimekeya, niba umwimyekeya urizifite aramutwara. Ese ubundi mwagiye muhereza abagabo banyukeya, mwagiye mubafata neza. Umwanya se twawubonye tuba turi mu uwo mwanya rero niwe uzatuma umuntu azajya amushakira umwanya. Abagore bahanza bazajya bamushakira umwanya babatware. Ubuse njyewe yaba ntafite ke uyu mugabo mbamufite, nari kumukura hehe? Ibi bintu mbabyicayemo. Ubwo rero nawe nusinziraho gatoya, nuko nkwigiye ubwenge none ahangaha uriya mukozi we yarangiye ubu ngubu aho tuvuganiye ahangaha. Ariko nawe wakuraho. Yewe twahugiye burya nibwo nari nyiva mu kazi ndarangara sinajya kwa guhindura imyenda. Yewe reka ngene nambare byo mu rugo inti taje tube dukubita habiri nta nuko nibutse no kukuzimanira. Taje itasa muko ko wigunze se? Ntabwo nigunze. Kandi mbona wagira ngo ufite ibibazo byinshi. Shatse wambwira ikibazo ariko nagufasha. Meze neza. Shatse wambere inshuti ariko. Inshuti? Njyewe nitwa Muteteri. Nkunda kukubona hano wigunze kenshi. Uza kuvoma kenshi nta munsi nabonye wicaye aho ngaho ngo mbese mbona uri gutekereza utuntu twakureba. Ni ikihe kibazo ufite basi? Sinabwiye ko nta kibazo mfite. Okay. Basi ngaho nyemerera nta kibazo mbere inshuti ujye unyisurira nanjye nkusure nta kibazo. Ndumva byemeye ntari. Nanjye nitwa Munyana. Nayo nyine twakibera inshuti. Okay. Ubwo rero noneho sibyo. Ubu ngiye kugeza amazi mu rugo. Nyine hari umuntu dufitanye gahunda tugiye guhura tukabona nawe urabona ko nubwo ngeze hano nambaye neza nuko ngo jewe nari mbonye nta mazi cyangwa nyaruke nyashike gatoya ubundi nyasige mu rugo ngiye kwireba nyine umukunzi wanjye tu niba nawe we nta mukunzi ufite. Nari buzaho tubiganireho nyine sibyo nanakubwira nyine uri twenda nanabahuza nyine banzira ngiye n'abana turi mu kigero kimwe n'abari hasi n'abari hejuru bose nyine ngiye turasiranye sibyo. Ni karibu rero rwose ndakwishimiye kuba inshuti yanjye ndikuno mbabona uri akana keza kitonda tukanaganira n'ubwigunge wenda ukabuvamo birashoboka cyane ko nta nshuti ufite yabigufasha mu buzima bwa buri munsi byuze ngo muganire nakugira inama sibyo. yaho wabimenye noneho nta kibazo reka dutahane amazi sibyo. Mu rugo batawumerera nabi cyangwa se igihe batamerera nabi barangiye aho mba ntabwo ari mu rugo. Cyane ceka byihoreye. Sawa rero ngaho turajyana namwe mutuye hano hepfo gato y'umuntu. Nta kibazo noneho. Ase wa mugabo we amajoro yose uzajya utaha amajoro yose uba uri hehe?
uburi he ko kose yamajuru tahange ntumvikana nawe hakubundi wa mugore isaha nahira ugomba kumenya honde si wanje ntaha ibibazo nta kwicuza si wanje oya ngiye nanga umuntu nicuza amajoro yose wazagiye wigumira aho wagiye ukarara bikagira inzira nkamenya ko nakubuze ujye wigumirayo ngiye simba nshaka abantu banyicuza ijoro ryose bikumva kandi abo wirirwanye nabo ujye ugumana nabo ubundi se urenda umbwira ngo ngomba nkwicuza ijoro wavuye iwanyu uzi kuje kwicara hano ngo uryame gusa nakwicuza nyine twicarane hano ubugoro buri hano nimba wanagiye wenda sambiri wowe wageze mu rugo sambiri ako ubukereho ujye utakare ujye sambiri uzajya bigera uri hano ako kabara agasuzuguro gakabishe nanabikubwizemo ukuri nugumya kumbwira gutyo nzajya nkukubita ujye wigumirayo rero ngumayo wigumirayo ngomba gutaha isaha nshakiye n'iwanjye yaba saa 9 ngomba kukwica yaba saa 6 ngomba kukwicuza nahirirwa ntibikureba urikumva icyo mpfa nuko urya ukaryama zabivamo ujye uzigumira aho wari uri ngiye kuzabivamo ujye gushinga urugo rwanjye nawe yo uraza abagore beza bariho banakurenze rwose none se unyumvira ko bimbwije ukuri niho uba wibereye kubikubwira gutyo urikumva nuko njyewe uramutse uvuze ati ujye uguma aho uri wava mu rugo rwanjye ukagenda hakinjira undi abagore ni ikitarabuze mu Rwanda nicyo muba muturusha none shikama hamwe wubake urikumva ndubakana nande ko mba ntakubona isaha yose nziye urikumva sinkazo mbwira umuhata amagambo iki n'iki urikumva ntayaguhata se ntabwo mba nkwiye kumenya simba ntashye se hari aho mba ndaye njyewe rero aho kugira ngo ugize unkuraho inzugi ndakurambiwe apana ngiye kuzongera kuko ubona nzahita nitahira n'igihe iwacu umbwira ngo burati wanyu ntabwo ibyo ari byo wankangisha urikumva ariko ubundi n'agasuzuguro kawe ndakarambiwe ubundi igihe uba wambwiriye ntabwo reka nkubwire nzakwice itonde nzakwice nikuzice kabutindi kandi icicire siko yambwiye ko amuhanura nkambara nta muntu uri hanze mbona hata hanafunga magana mbere ati munyani wowe ngiye araha neza amakuru se ese ninde ukubwiye ko mba hano n'umuryango ugahita umenya oya nyine ndafomboje ese ni karibu nta kibazo iwacu ni ukuri nta kibazo ugakira agatebe wicaye umbwira amakuru ese aha hantu wiyicarira hano nta kibazo nk'amakuru nawe wari umeze neza cyane neza wowe se umeze ute natwe nyine turaho rwose ntabihenze noneho ndi kubona wari ufite agasura keza wishimye yego se cyane nta kibazo mba mfite oya ariko nyine ndakwinginze nk'umuntu nifuza ko tuba inshuti tukaganira basi tunganiriza rwose sinujya ukubona wigunze nta kibazo nari nkuganiriza ese mu rugo ubana nande mbana nande mbana n'umugore wa papa wa kabiri mama wawe ubwo niwe wa mbere none mama waba hehe se mama yarapfuye yo niko kumbi niyo mpamvu uhorana agahinda shacu kikabyihoreye ntukanyutse mama wanjye yo pore bandi mama yo humura nizere ko azakubera umubyeyi wo mu bana humura mama nyine umubyeyi ntabwo bizi ntumbwire ko yaba yarakubereye Bamukase b'iki gihe mba numva njya mbabona mu mafilime rwose barajujubije abana
niba nawe mu mafilimi ye nawe amafilimi nawe kubona umuntu urayo ni kubayeho koko pole mama pole ihangane humura nanjye nyine hano mpimukiye muri iyi minsi nabaga hari haruguru nari umukozi wo mu rugo nashatse umugabo hari umugabo turi kubana ntago akunda kuba haraza rimwe na rimwe ariko ni ukuri nyine nta kibazo ugiye bumeze neza nawe rero humura urakuze ntago ugipfuye uko byagenda kose uko bisa kose bisaba kwihangana uba ugomba kwihangana abandi niko nyine kubana na nyina wundi nicyo bivuze ariko humura urabishoboye niko nkubona ariko uzajya ugabanya kwigunga sibyo ubwo twabaye inshuti ntabwo nzongera kujya nigunga wowe ujye uza wirekure rwose unganirize hano nta kintu mbabuza ahubwo nkwakiriza iki igihari nta kibazo n'agasembuye se urakanywa oya n'agasembuye nashobora yo nta kibazo reka nkwakire akantu ndacyagafite ngaka ndacyagafite ubuse mara yanjye ari bunyweho ariko ndagerageza buryo cyanyweho mwana mfashe kandi bansezeranyije ntabwo nifuza kubihomba mwana mfashe yewe nta kibazo ngakira nkwakiriza ma aka karoroshye nta kibazo iyi nta kibazo rwose bande rwose bizahinduka byose ubeho neza uzabona umugabo ngiye humura kuva twaramenyanye byose bigiye guhinduka ndabizi ko imana izabimfashamo ahubwo noneho ngaba w'iki cyaka reka kano ngasubize mu nzu nta kibazo yewe se ko utari kunywa yewe ndi kunywa ariko nari nkamazemo aho se wowe kutanyweye sha soma yewe nanjye icyaka cyawe kinanyishe rega kameze gate se kararyoshye nyine gusa ariko wihangane nyine utazasanga nahashye byinshi nyine urebye kare gakeya nyine nubwo nari ngo hasi nigeze nsomaho nta kibazo gusa ibyo uzabihari nuko dusangiye turasangiye nimba utaranyizeraga rwose humura nta kibazo rwose ariko agakombe kanjyanza karanamenetse ariko humura nyine nta kibazo n'ubu niko nanjye mutete nyine nari ngusuyeho naniyizi reka nyine ngende mu rugo hari akazi yo gufura ibintu byinshi nyine narakora birumvikana kuba kwa Mukasa ntabwo biba byoroshye ntiwatinda kandi umugani n'akazi kaba kagutegereje nta kibazo kangende nyine aho nzongera ngusubisha nta kibazo reka nguherekezeho nkurenze irembo nta kibazo nyine ndi kumva ntameze neza ariko leta ngapfa njyane nta kibazo reka nsubire ndi kumva bitameze neza ubwo tuzasubira ubwo nyine nushobora uzagaruka undebe uko ameze dore unajya uraza kumbwira reka mbe ngiye sawa bayi Mana wenda bikoze Mana unengere
data. Sheri, muteteri. Jiwe, ibi ni iki byabaye hano? Mutabara. Karako nanjye niko nari nsanze ati tuba turimo dushakisha hirya no hino, ariko se wa muntu we ndabika nk'ako gatobe mu nzu garuke ngasange kubona ngo haye gakeya. Umukobwa w'ahangaha arya nk'utazarubamo. Aba nk'utazarubamo, aba arya nk'igikenya, utuntu twose ejo musigira ibiceri 300 ngo abirye iminsi iye ingahe yose nsange yakuyeho babiriye umunsi umwe. Nuwo kunsahura gusa. Nta guhinga. Konzanira amazi wabonye ko agiye akamara y'igihe. Umva. Gusa nanone nacyo ntabuze icyo atumarira. Reka muhamagare mubaze ko yadiru yagiyemo yaciyemo. Yego. Munyana. Ese yaba za gahunda twaguhaye waba wazikoze ngwino hano tubwire. Yaba za gahunda twaguhaye waba wazikoze. Kandi tubwire uko byakugendekeye. Byaciye mba yakanyweye yishimye. Ahita kamaramo kose. Ni wumva ahubwo urakoze mukobwa wanjye. Ngaho ugenda ufate amabase woze ufure witunganye dore n'ibintu maze iminsi utabyoza. Nta kibazo. Reka nanjye maguruke nze nkurebera imyenda inze ugire. Si wumva ahubwo. Ewe arakira ufure vuba ufure nibi byombo kandi ubyoza ubigire neza pana bya bindi byawe woza. Ese nk'isahane yamenetse cyane ubu nk'iyi yamenetse ryari waho yajyana wowe wayimye ntasoni reba ukuntu yabaye. Ntabwo uri kubona ukuntu yabaye. Ubu muzajya murira kuki nzajya mbigushyira hasi ubirye hasoni. Ese uzajya ukora ikintu kiza umunota umwe ndebera reba umugera gira vuba mu minota itarenze 2 mu minota itarenze 2 imbe nabibonye. Sohora amazi vuba vuba uzane hano. Ubundi umwana utari wawe atari wawe ntabwo watuma aruhuka ngo azakumarire ikisi. Reka ariko nanone hari igihe wamura neza buriya buraburuzi bwanjye burizewe. Yego se. Ese uragira ngo buriya ni ubwa mbere cyane ubwa kabiri cyangwa ni ubwa 10 cyangwa kangahe? Mutabare. Ariko se izo nduru turi kumva neza iki? Wasa byaba akoze ko umugabo wari kuvuza indurura. Yes we. Umviriza neza wumve. Reka twumve. uzikariwe Yewe. Aha. Tugende tujye kureba. Yego. Reza. Mudutabare. Muze murebe.
reka ni muntu bari muze murebe ibaye rwose sinzi nagahoma munwa hasi murebe biki se nese umuntu abantu baje ndamutabara oya njyewe nimuze murebe ibiraho reka yanashizemo reka nje mubwire ko mugabo iyi si ya ndaye wajyaga uncamo inyuma ariyo uzaho ukagera mu rugo amajoro yose bamugura amagambo ya ntago nyakeneye iyo ngeze mu rugo mpata amagambo nsanze no mu gasozi ushaka kumata amagambo ntabwo mbikeneye muri uyu munota ubwo rero ubonye inyungu yabyo ntabwo ubonye inyungu yabyo sava mana nkunda garapfuye we nyagasani bigenze uko numva nabuze amahoro muri njye akomeye umuntu wamisha amukurikira Yesu ndikumva mfite ubwoba ariko mami se anshutse umwana w'abandi akaba apfuye n'abantu twari tumaze kwibera inshuti ubu sinjye umwishe muraho neza bakunzi ba filimi nyarwanda cyane cyane mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi turabashuhuje twabagejejeho rero filimi yiswe Mukadata ndamenyesha abo bagore nabo birirwa bavuga ngo babatwariye abagabo ntabwo umugabo ari uruhinja ushyira imbere ngo tugende nta nubwo umugabo ari ihene ushyira mu kiziriko ngo uyikurure umugabo uwo ni umugabo uwo mugabo afite ubwenge uwo ni umugabo Imana yaremye irangije iramwitegereza imutereka afite ubwenge burengeje ubw'umugore uwo ni umugabo wifatira icyemezo uwo ni umugabo niwe urongora ntabwo umugore ari we urongora ahubwo harongora umugabo ubwo rero abo bagore birwavuga ngo babatwariye umugabo mbyumva ku nkoranyambaga hirya no hino abo ngabo ntabwo icyo kintu bakabaye bakivuga kandi bazi ko umugabo ari we ushaka nta mugore ujya ushaka ahubwo hashaka umugabo murakoze icyo kintu mujye mwikosoraho yemwe badamu mwirwa mugenda ngo babatwariye abagabo mujye mwihangana